Yesu nashimwe, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Iyi ni ya televiziyo imigabane ibiri TV, kandi tugarutse muri cya kiganiro indorerwamo y'umuryango. Dushimiye abantu mwese mwagikurikiranye, kandi Imana ibaha umugisha. Twagiye tubona commentaire zanyu, turabashimiye. Twongeye kugaruka kandi turi bashyashya. Uno munsi ndi kumwe Icyeza Christien. uti ngo ninde? Icyeza Christien. Imana guye umugisha Icyeza Christien. Nanjye nkuko bisanzwe rero ndi ngangoye nata, kandi tugarutse ku ubuhamya bw'umuryango, kuko uno munsi turimo turubaka umuryango. Turashaka kubaka umuryango kugira ngo abantu tubeho tunezerewe, tubeho amakosa twakoze tugenda tuyakosora, kuko turi ku mugabane wa kabiri. Christina rero ndakwakiriye muri studio imigabane ibiri TV, muri iki kiganiro cyiza cyitwa indorerwamo y'umuryango. Ni wisanzure kandi wumva ikaze, icyo umwami yaduteguriye nawe akiguhe. Rero nejejwe no kukwakira nanone, ukimbwira ko uzaboneka nagize ibyishimo bidasanzwe. N'ubusanzwe urabizi ko ntuwe ngukunda. Ubuhamya bwawe buramfasha nkasubizwa ntaranasenga. Tuguhaye rero ikaze na karibu, wibwira abatwumva, abari mu gihugu, abari hanze yacyo, kandi tuvugire ubutumwa bwiza aha hantu. Iki ni igihe cyacu. Amen. Karibu rero. Yego murakoze. Nkuko umukozi w'Imana abibabwiye, Enata nitwa Icyeza Christien, nkaba ndi umukobwa wa gatatu mu mbyaro za papa na mama. Nkaba nejejwe no gutanga ikiganiro cy'ubuhamya uyu munsi. Yego. Mfite ubuhamya nshaka gutanga. Ubu uyu munsi tuvugana mfite imyaka 47, ariko ndashaka gutanga ubuhamya bwanjye mbanje ku myaka 14. Yego. Iyo myaka niyo nshaka kubanza guheraho. Yego. Kuko iyo ndimo ntanga ubuhamya bashaka kuva mu mizi. Yego. Kuko iyo ndebye hano ijuru ryankuye, nezezwa cyane no kuvuga ubwiza bw'ijuru. Amen. Ijuru ryangiriye neza. Haleluya. Koze Imana ijuru ryangiriye neza. Yego. Muri iyo myaka 14 nahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Yego. Nahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ndashaka kukubwira iki gihugu ko cyahuye n'ibibazo igihe cyashize. Byabaye ngombwa ko duhunga tujya aho bitanya kivara. Ni impunzi zajyaga icyo gihe, zabaga ziturutse mu mutara. Nageze rero kivara, turahaba rwose, ariko tuha mu buzima bwoye. Ntabwo byari byoroshye ubuzima bw'impunzi, urabwumva cyangwa se waranabubonyeho, birashoboka kuko iki gihugu wakibayemo. N'utaragiye hanze no mu gihugu yarabubonye bura buzima. Nahuye n'ibibazo bikomeye, ariko bidakomereye jyenyine, n'abandi byabakomereye. Nagize ikibazo rero muri uwo muryango wanjye, niwo wabashije gusimbuka urahunga. Hahunga papa wanjye. Yego. Ariko abo bava indimwe kwa papa no kwa mama ntawabashije kuharokoka. Gusa ariko twebwe turatambuka. Dutambuka dufite umuntu umwe w'umukecuru udasize umwana n'umwe yigeze asimbuka na yasize hanze. Uwo mukecuru yari uw'umuryango nawe. Impamvu mvuga kuri ubu buhamya cyane, mvuga ikibazo nahuriye nacyo kubw'uwo mukecuru twajyanye nk'umuvandimwe. Twagezeyo ankorera ibintu bikomeye cyane, cyane ko mama wanjye atigeze akunda kubyara abahungu. Yabyaye abakobwa cyane, yabyara abakobwa 7, ariko uw'imfura akaba yari umuhungu. Uriya muhungu rero yasigaye muri iriya ntambara, akagira ijambo rikomeye cyane ryo gukomeretsa mama, akambwira ati we ntacyo uzimarira, nta n'icyo uzigezeho kubyara abakobwa gusa. Cyambere cyo waciye umuryango, ikindi cya kabiri abakobwa ntacyo bazakumarira. Abangaba isi bazotisi bazaba mbese ati nabo kwirwa bazerera isi, bangara bazangara mpaka atikiretse mbaye ntakiriho. Iryo jambo turaryumva riradukomeretsa, kuko muko yabyifuje nuko yabigenje n'ububizi. Ati nta nuzigera kwereka ibirori. Tubwire abantu batwumva, abakuze n'abatoya, tubabwire ngo twirinde mu byo tuvuga kuko bikomeretsa umuryango. Yego. Komereza. Yego. Aravuga ati nta nuzigera kwereka ibirori, ati icyo nzi cyo uzagaragara. Imiryango urayishenye neza. Urumva mukecuru ari kuri kote yiwabo wa papa. Ati umuryango urawushanye ujya kubyara abakobwa gusa.
kandi papa wanjye agakunda mama. Noneho ubwo ngubwo aho niho yabashije gusa nk'udushyikire kuko twahunze ari twebwe afite. Twe tumufata nk'umuvandimwe, nk'umuntu udafite umuntu n'umwe asigaranye, cyane ngiye mwiyegereza cyane, numva mvuga nti ejo atazababara ko nta muntu afite. Umva mu ruhungo umuntu wese yahageze yirwanaho, ntuba ufite isambu, ntuba ufite aho wubatse, nta n'ukuremera. Cyokora hari abafashe impunzi bakaziha amahema, bakabashakira ibyo kurya igihe runaka iyo bibonetse, byaba bitabonetse ubwo mukareba ukundi kuntu mwigenza. Igihe namaze kuhagira rero mpagira ndi nk'umuntu mukuru kuko musaza wacu mukuru yaramaze gupfa, ni jyewe muntu wari uhari ukurikira musaza wanjye bwa gatatu, ariko mukuru wanjye nakurikiraga ari umuntu ukunda gutuza cyane. Ariko ngiye cyose nkumva nshaka kumenya, kureba, kandi nkumva ntashaka ikintu cyahungabanya umuryango navutsemo. Byabaye ngombwa ko mpaguruka sa nk'umuntu ushaka kurwanira mama ishyaka. Ubwo twamaze kuhagera twahunganye n'abantu benshi bari muri icyo gice, bari bafite abasore babyumva, ntabwo abantu bose ari kubabyeyi abakobwa nka mama gusa. Noneho abana b'abasore twahageze aribo babasha guhagurukira ingo, ababyeyi bari bamaze no gusaza, niyo muri bo bakohereza ibyo kurya, hakagenda abasore n'amagare. Ndavuga nti ibi bintu hari icyo ngomba gukora. Ndavuga nti ibi bintu byanze bikunze nashobora guhaguruka nanjye nkagira ikintu nakora, ku buryo niba njye ntafite imbaraga zakora biriya ariko nakoresha ababikora. Byabaye ngombwa ndahaguruka. Hari ukuntu twagiraga baguraga bati wowe ufite abantu bangahe, wowe uzanga akarita kabafata ibyo kurya, nanjye nayo ifite agakarita ndakabona, nari mfite abantu 8. Ubwo mu guhamagarwa n'abantu bawe nanjye narahamagarwaga nk'umuntu ufite umuryango. Bivuze ngo muri iyo myaka wagize n'umuryango ureberera kandi ukiri muto. Yego, ubwo nari mfite umuryango, ariko umuryango ukaba aho mvuka, nubwo nari mfite nako gakarita ku ruhande, byari nk'ubufasha mbona buzamfasha muri kiriya gihe mu buzima bw'ubuhunzi. Ubwo rero dutambutse ikiganiro cya Christine ku buzima bw'ubuhunzi. Yego, tumaze rero guhamagarwa muri ibyo, abantu bagahabwa ibyo kurya, bagahabwa ibyo kuryamira, bagahabwa iki, ibyanjye byarazaga nkashakisha uburyo nabiha abatabibonye, ariko nabo bakagira icyo bampa. Naje kujya kubonamo amafaranga atari menshi, amafaranga nk'ibihumbi 30 yarahagije hariya. Ntangira gushaka ibyo gukora, ntangira gucuruza utuntu, nkacuruza ibyo kurya bisanzwe. Numva hari abatanga akawunga, ibishyimbo, ngiye nkajya mu baturage nkarangura ibitoki, nkarangura ibijumba, ndetse nshyiraho n'akaresitora ku ruhande. Hashaka uburyo nabona amata kuko twahungiye ahantu hari abantu batunze, nkeka icyayi, nkacuruza amata, nkateka ibyo byo kurya, nkagira nuko ngenda mfunga ibibisi. Hanyuma wananiwe kurya akawunga n'ibishyimbo, akaza nanjye nkamuhereza ibijumba bya 200, akajya kwitekera. Nkamuhereza ibitoki 3 akajya kwitekera, cyase nkacama ibyo bitaga amahagu. Hanyuma rangi ari amafaranga mbonye, nkasubira mu rugo nkafasha abana. Twari dufite abana batoya, namvuga ntije abana batazaturwana bwaki. Urumva twari dufite inka zihunga zijya Tanzania, ababyeyi bahunga tuza gutyo, inka zo zikireza zijya mu ishyamba kugira ngo zone ibyo zirisha. Aho rero yagerageje gushakisha ayo mata abana babasha kubona. Naguraga muri uko kuntu, muri utwo dufaranga nabonye, ibindi bikaye byo kurya. Papa gacuka dufite abana benshi, ngerageza mbese uburyo nabasha gufasha umuryango, nkabona agatenge b'amakambara, nkabona amakenda k'umwana. Noneho n'icyo gihe cy'ibyo kurya byaje, nkajya muri babasore ntigiye mfite amafaranga, mwabasha kujyayo mukatuzanira ibyo kurya. Bati nta kibazo ufite amafaranga, hari amafaranga bagakeneye. Bivuze ngo uko twisobanukiwe, uwo muhamagaro wakujemo kera, niba warashatse kuba responsable y'umuryango wawe, uri umukobwa ukavuga uti nubwo iwacu batabyaye abahungu, mpagurukanye imbaraga, nkoraho abahungu bagakoze, nkoraho ababyeyi banjye bamaze gusaza bagakoze, ahubwo ngewe nakwita mukantwari. Nguko uko ubona bigenje, ba basore bagasimbuka, bamara gusimbuka bakabanza ibyanjye, bamara kugeza ibyanjye wanjye bakasubira kujya kuzana iby'iwabo. Ubwo urumva icyo gihe byari ngombwa ko nubwo basubira kujya kuzana iby'iwabo, hagati aho ngaho byabaga ngombwa ko iwabo barya ari uko mama wanjye ari we baguhaye ibyo kurya, kubera ko ibye yabifashe mbere, we babimuzaniye kare.
kare abandi baratinda abandi bivuze ngo batinze. abenshi bazaga kurya n'iwanyu umva noneho nabo bagutwaje yego uriya mukecuru akibona ko bimeze bityo asanga hari icyo Uwiteka yakoze, mbese hari icyo Nyagasani hari yakoze, aravuga ati nubwo byagenze gutya nubwo badafite umuhungu hahagurutse undi muhungu mu bundi buryo w'umunyembaraga. Ni mwebwe rero n'ubundi dukeneye kuri iyi migabane ibiri TV, dukeneye abantu b'abanyembaraga muri byose. Nahagurutse nk'umuntu ushaka kurwana n'ishyaka ry'umuryango. Kandi mwibuke ko turi no mu ndorerwamo y'umuryango bantu mudukurikira. Ubwo byabaye ngombwa ko nkora utwo tuntu babandi bakajya baza bati nyamuneka umukobwa wawe aba yagerageje we bikugeraho kare, kandi hari igihe babaga bamaze nk'iminsi wenda bitaraza bashonje, bati tutabare buduhaye natwe nibaza turakwishyura ugira gutya. Nuko ibyo bamara kubishyira ngo nibire mu byo ngenda acuruza, nkaza kugira n'igihe cyo gutaha ndeba nuko byo mu rugo bimeze. Ubwo byaje kugeraho uriya mukecuru ntigeze anezerwa, ariko igihe sinabisobanukirwa, nkakora ibishoboka byose. Ari umuntu wabaye mu nka cyane, atazi ngo umuntu anywa amazi gute. Buriya hari abantu rega batigeze bamenya ko umuntu anywa amazi. Turabizi rwose yibera amata. Noneho icyo kintu kikambabaza cyane, nkavuga nti ejo uyu mukecuru atazicwa n'ikirungurira kuko atanyoye amata, akicuza impamvu atabyaye cyangwa bashiriye muri mu gihugu. Nkakora uko nshoboye kose, nkashaka icyo gikombe cy'amata, nawe ntabonye amafaranga ari bukigure, ko nkakigurana n'ibyo nafashe, kuko hari abagufataga n'ifu ukayigurana amata, kuko bose siko bafataga ifu. Umukecuru akabona amata, ndamwiyegereza, naba ntakoze nkakora ibishoboka byose. Ubwo twigishwaga kuboha imisambi, inkoko, utuntu nk'utwo. Nagiraga ahantu mbere mu rugo habaga igiti cy'umena amabuye, nakundaga kwicaramo mboha. Hakunda no kumenya kuboha cyane, ku buryo ntamaraga icyumweru ntangije imisambi nk'itatu cyangwa ine. Abakobwa bo hambere niko babagaho. Inkoko reka mbese ibintu byose nabijyagamo numva mbishaka. Kristi, umunsi umwe nzagutumira dutambutse ikiganiro twigisha abakobwa kuboha utuntu n'utundi. Uno munsi uzi kuboha uduki? Uno munsi icyo gihe nabashije kuboha utwo dukoko, iyo misambi, tukanafuma. Ubwo uzi gufuma rero. Ubutaha tuzatumira Christina afite n'ibikoresho byose, duhamagare n'abakobwa cyangwa n'abadamu twige n'ibindi. Tuba abanyentwari muri iki gihe. Komeza Christi. Nuko mukecuru sinigira mbona ko anezerewe, nkakora ibishoboka byose nkaza, kuko yaravuga ati aba nabuzukuru ba murumuna wanjye se bikini byo abone ko natwe turi nabuzukuru, niba bari batabashije kubaho, ariko hari impamvu twe twabayeho, natwe niwe tureba. Ubwo byabaye ngombwa hariya mu mahema burya arashyuha. Ubwo twari mu mahema, izuba ryaravaga, hariya kivara habaga izuba, nibwo hari hafi y'inyanja, ariko hari izuba ryinshi, izuba rikatuzengereza. Noneho ntekereza ko dushobora kubaka n'inzu. Hari inzu bubaka z'ibyatsi gusa, hanyuma niyo utanayikinga ukarambaraho igitambaro, yabaga ari ahantu h'abantu benshi ntawagutera ngo baracyo yagutwara. Ndavuga nti ntago bibaho, shatse abantu bazi kubaka. Twajyana mu ishyamba tugatutira, habaga ishyamba, tugatutira tukaza, naba ndimo nkati ibirwondo, nabo bakaba barashinga ibiti. Igihe cyo kujya gusakara nanjye nkajya kwahira, kuko nubatsemo inzu ebyiri, inzu ya papa na mama n'inzu yacu abana, noneho na wa mukecuru. Yego, inzu zimaze kuboneka, nagerageje uburyo bushoboka. Buriya hari ibintu bitaga kera urutara. Iki gihe ubundi igitanda, icyo gihe rero twubakaga intara hariya, wanga kuryama hasi, mbese ukubaka urutara ukarusasha neza. Yego, ukajya guhahira utwatsi ukaza ukarutunganya, ugashyiraho agasambi n'agashuka n'utundi tuntu ubashije kuba ufite, ukaryama neza utaryamye hasi. Nagerageje ibishoboka vuba ku buryo nawubatse urutara rw'uriya mukecuru n'urw'ababyeyi. Imisambi yo narayiboheraga. Yego, imisambi narayiboheraga, njye mu bishanga twatsi twiza, ndamusasira, nsasira ababyeyi, hanyuma imisambi yo nkayiramburaho maze nkabatunganyiriza bakaryama. Twitwaga ubusuna, imiberanya. Noneho ubwo maze kubona ko bimaze kujya mu buryo ntangira kongera kubuka mu kwikorera rwose, arangije ngo ati mwana wanjye, sinshaka kujya ndara kuri urutara jyenyine, ujya uza turarane, ujya uza undazi.
ndanagukunda kandi baraguhembye kandi nkumva ko urukundo rw'umukecuru nibyo nkora nibyo nshaka ko bimunezeza nkasanga urwo rukundo rufite rezo rufite aho ruhagaze. Ubwo ntabwo naje kubakirwa barumuna banjye bo nabasasiraga ku ruhande imbere y'urutara rw'umukecuru. Byabaye ngombwa ko nza tukaryamana nkava ku kazi naniwe urumva ubwo byara akazi nkaza nkakaraba namara gukaraba nkaza nkamujya inyuma tukaryama nkasinzira nkisiga winaga no kumbwira ati iyo ukaraba ndabikunda iyo ureka ndeba aho ukarabira ariko unanagutsirite hakumva mukecuru ko namwe ibintu byiza none nkageze nkanakarabira hafi yahari arimo no kuguteteshereza cyane rwose mva akwibagiza na ya miruho bakansirita mu mugongo akagira gute nuko ati maso igize uryamira iruhande mwana wanjye akansiga agafata ikimura akansiga ubwo aho izo nka ziri narasimbukaga nkajyayo nta modoka zahabaga cyane ukavanya kivara ukajya Tanzania harimo urugendo rungana iki harimo urugendo rurerure cyane harimo urugendo rurerure ko navaga mu rugo mu gitondo nka 11:00 nkagerayo nijoro nkajyayo ngo nkakora ibishoboka nkabona nayo mavuta nkayazana niyo yisigaga niyo yamye yisiga nuko yarenza yivira mu bira ariyo kisiga kuko niyo yarazi nuko akansiga kimura akansiga rwose nkumva ni byiza nkajya kuri nkaryama ntago byaciyeho kabiri najya mbyuka ni mu gitondo njya kugenda nkumva mu mugongo ureba rero ubona umuntu yaretesheje isabune akagusiga ku mubiri noneho ikaza kuma ukumva iragukwega ubaye nk'ubyuka ku buriri cyangwa se unahindukiye naba ndyamye nijoro najya ngo ndahindukiye cyangwa ndabyutse nk'umubiri wanjye urimo urakurura mu mugongo urakurura mbese nibiki Ariko nkagenda nkasuka ngasanga mama haryamye ni mama ariko nibiki mba numva binkura mu mugongo ni imirimo mbanana ariko nkaraba niki mama kandi bati mwana wanjye ati simbizi nari mfite mama w'umutesi cyane yari abantu bateta kuko nyuma naje gufata umukecuru asiga ibintu nakangutse mbona itara ryaka twacana ubutara bitu butadowa ubutara bushyiramo urutambi bose ndabuzi wivuneka yego none yagacanaga nasinziriye akabyuka akansha hepfo akicara noneho akajya mu mugongo ibyo yakoraga niho biza agasiga muri wa mugongo wanjye amavuta sinzi ibyo yasigaga kuko ntago nigeze mbirebesha amaso najyaga gukanguka yanyumvishe kare akagira uko abigenza habona nkabyuka umugongo ari wo ugukwega naje kunanirwa naje kubitekerezo cyane bwa ariko nasaritse kuryama gakiya cyane ngo ngeyo mpere numve neza ibyo bintu nibwo naje kubona wa mukecuru abyuka mbona aratambutse araje numva agiye nyuma atangiye kuvuga amagambo ariko adasohoka numva arimo ariyongorera ndaceceka sinakoma noneho numva ku ikintu ku mugongo numva atangiye gusiga huha avuga ibintu ntazi ibyo ari byo sinigeze numva ibyo ari byo gusa numva ngo mwuko mpuha noneho numva ngize ubwoba umutima uratera cyane ahita yumva ko nkabuze kuyumvisha umutima uteraguzwa no kugira ubwoba nabaye nk'umuntu wikanze ahita numva guye nk'igiti vuba cyane ngo namaza ngo ni ibiki naracecetse nta kintu navuze bwarakeye numva ntinye kuvuga ibyo bintu numva ntago ndimo kubyisobanukirwa kuki utahise ubibwira ababyeyi bawe vuba ntago nabivuze naravuze wasanga wenda yese ni umuti se niki se wenda arabona ko nanirwa ndaceceka sinavuze ntekereza ko ari umuti nyamuti atakubyutsa ntago natekereje cyane nari nkiri na mutoya ntasobanukiwe kandi mbona ari umuntu ndi kumwe nawe bya hafi kandi nakoreraga ibishoboka mu mbaraga nke zanjye mfite noneho byabaye ngombwa abikora ubugira gatatu abikoze ubugira gatatu ndamubwira ndahaguruka ariko ati ceceka uravuga iki ati ko wanyobeye uko uteye ndamubwira ni ngewe ati ni kubera iki mukecuru ati ntago genza uko uteye sinzi n'ukuri ati mbabarira ntongeye no kumvisha ubonye iki ndabwira nta kintu mbonye ariko ndakumvisha ati wumvisha iki ninumvisha nkora mu mugongo ni kandi ngiye ati ceceka sorongera kumva uvuga naracecetse nta kintu navuze sinarinzi ko umuntu arwara umutwe sinarinzi ko umuntu aribwa mu nda ndi umuntu wamye ntajya ndwara kiri cyukora nkakunda kugira imbaraga akanya nkaba nasimbutse bati yakomeretse ino irwara rwavuyemo yasimbutse yirutse ibintu nk'ibyo by'imbaraga nagumaga kugenda nkunda kwikorera zo mu butoya noneho ndabyuka ndabwira mama ati byuka nkubwire mu gitondo ati ndiki mwana wanjye kunzindukiye Imana uzi ko njya ngambira ngo mu mugongo numva hamfata numva hameze nk'umuntu wasize isabune ati
ntuzi yuko ari umukecuru ansiga yego mwana wanjye atabigusiga gute uyu munsi namwumvishe noneho ntingize ubwoba arikanga yikanze ndabyuka numva ko yanyumvishe kandi abikoze ubugira gatatu yakoze ibiki akoraga ibikiza ati wabonye se ari ibiki mama ntabwo nabibonye ni kuko yanyikanze abihisha kare ati se wumvaga avuga ngo ntacyo numvishe uzi ko numvaga agira ngo ariko nkumva arasa nk'umuntu wongorera ariko nta kintu numvishe kandi acanye agatara yanyumvisha ahita akazimya ati kweri ati none se atumvije bimeze bite simbikubwira buri munsi mama ese mama ati ubundi uriya mukecuru wowe uramuzi kundusha yego niwe washatse muri uriya rugo yego se mama uriya mukecuru araroga ati mwana wanjye ati simbizi niba aroga ariko najyaga numva ati mbona abantu bamutinya none se niba ajyaga kumva abantu bamutinya mama ati wowe kuki utamutinya ngo nawe utubwire uti ntabwo ari mwiza bine atuye atwo nabonaga se turi umuryango mbona twishimiye ati nawe numvaga bamutinya se nabyitagaho ati ntacyo nabonaga ati simbizi mwana wawe ati simbizi niba aroga reka mbwira abantu badukurikiye ko hari ingaruka umuryango wagiye ugira kubera abantu bagiye bazana ku bw'ineza nk'uko Christine yakoreye nyirakuru ubwo twavuga ko ari nyogokuru wawe nk'uko Christine yakoreye nyirakuru kamwubakira inzu kamukorera urutara kamubohera imisambi y'ubusuna kandi yarangiza akamuhemba kumuhumanya ubwo twavuga ko yaguhembye kuguhumanya kuko yakugira ishyari mu gihe wowe warwanaga ishyaka ry'umuryango kugira ngo umuryango wawe mu buzima bw'ubuhunzi ugende neza reka rero mbwira abantu badukurikiye ku ndorerwamo y'umuryango mwite ku bantu b'imiryango tubana nabo abo tuzana mu miryango yacu kugira ngo dufatanye urugendo rw'ubuzima twebwe rero turimo turavuga nk'abakristo ku migenzo n'imihango abakera bakoraga uno munsi ishobora kugirira nabi cyangwa mvuge ngo kwafekita generasiyo y'iki gihe Christi reka nkubwire ikintu kimwe reka dusengane Imana hanyuma mu kiganiro cy'ubutaha nzagutumire utubwire nyuma y'uko kumva mu mugongo umukecuru wagiriye neza umukecuru uri umwuzukuru we yagusize uzatubwire uko byagenze uzatubwire kugeza na n'ubu utubwire niba hari ikintu cyabayemo niba utubwire ibintu byose ndakunezererewe kandi ndumva urugendo ari rurerure cyane wagize reka uzaduhe umwanya urambuye ugumane natwe kuri iyi migabane ibiri TV muri iki kiganiro indorerwamo y'umuryango bantu mukuze bantu batoya abari mu gihugu abari hanze yacyo dukurikirane iki kiganiro indorerwamo y'umuryango kugira ngo namwe mufite abandi bantu baje ntabwo ari Christine gusa birashoboka ko nawe uno munsi hari abandi ufite cyangwa hari abandi mwigeze kubana bagenda bakora utuntu n'utundi bituma umuryango wangirika cyangwa mvuge ngo kariyeri y'umuntu irasenyuka aho wari kuzagera bituma utahagera kubera uwo muntu reka ubutaha twongere tuzatumire Christine atubwire mu kurambura uzabirambure cyane turusheho kubyumva bitume tumenya ese dusenga irihe sengesho Christi uno munsi iri sengesho bari wowe urizamura kugira ngo n'Imana izadutize imbaraga hanyuma dusoze iki kiganiro yego nukuri karibu Imana igira neza Imana ifite ubutware Imana ifite ubushobozi Imana y'amahoro iravuga bikaba kandi yategeka bigakomera data wa twese uri mu ijuru umwanya nk'uyu turagushimye urakoze ko wabanye natwe muri iki kiganiro urakoze ko watwemereye data buja tukavuga kugira neza kwawe n'ubutware bwawe Mana nyiri cyubahiro turasenze cyane tugushima kuko Uwiteka nyir'ingabo ibyo tutabasha kubona wowe ubimenya mbere ukagira icyo ukora nk'Imana dusengeye n'abandi babashije kumva iki kiganiro kugira ngo imbaraga zawe zibakoreho kugira neza kwawe kubabeho kandi ubahe guhumuka no kureba imbere no kureba ibyo biri inyuma n'ibyo bavuyemo n'ibyo bahagurutsemo cyangwa n'ibyo barimo kwinjiramo igihe nk'iki
maze ubahe kumenya gutwarana ndetse no gukomera, ubahe gutuza no kugirirwa neza no kugira neza, ubahe kwihangana, maze imbaraga zawe zikomeze kutuba hafi. Urakoze Mana rero ko wabitwemereye muri uyu munsi, komeza kutugirira neza, ukomeze kutugenderera databuja. Ndetse iki kiganiro niwe mera gushima ko tugaruka kubana nawe, uzaduhe gukora uko bikwiriye kuko uri Imana y'amahoro, maze ubuhamya bukomeze gufasha umuntu wese ubasha kubwumva, abashe no kwihangana, ndetse imbaraga zawe zikomeze kumubaho kuko uri Imana igira neza, mu izina rya Yesu, amen.